icyambere ngewe uko mbibona abanyarwanda bagomba kubimusaba bahereye ku muryango FPR inkotanyi aturukamo bakamusaba ngo gira uruhare mu kutwereka dufashe kurambagiza uzagusimbura atange urutonde rw'abantu 5 banyuranye ariko iwe yamaze kubona ko nibura muri abo 5 bose bafite ubwo bushobozi hanyuma hasigare ngo ari FPR yige kuri babandi 5 mu gihe uko manda igenda izamuka hasigare nka 2 cyangwa 3 FPR ihagazeho noneho babandi 2 cyangwa 3 FPR ihagazeho ibaha abanyarwanda ariko barambagirijwe kubera ko icyo mbibonamo nuko ibi bintu ubona uko igihugu gihagaze gutya cyaravunanye by the way cyane cyaravunanye asimuwe n'umuntu nkuko Musa Fazil yakundaga kuvuga ati ntago twafata igihugu ngo tugihe ibirura asimbuwe n'umuntu utari recommandable utizweho neza ibigasubira inyuma kimwe nuko anasimbuwe bitunguranye nabwo ntiwapfa kumenya wasanga abantu bavuga se ni kanaka uhiteguye ninde ubishaka ninde ntabwo ubishaka ariko anabishoboye wanyumvise iyo umwanya udahagije ngo ufite ubushake bwabyo babige n'ubushobozi bwe icyo gihe byashobora kuba kandi uriya mwana wahamagaye kuko bamaje ati baramaje Oswa Kimwe yaramuhamagaye yamubajije ngo warayirebye match ya Arsenal nubwo uyifana kuzi 11 babanzamo warayirebye ni president wakimubajije aha umwana avuga ati reka ngene ifite match yateguraga iyo match yo kuwa mbere ejo kuri Pele Stadium ariko umwana ngo coach mu guhitamo abagenda hagendaga hazamo nabandi baturutse ahandi umwana bashaka kumusiga ntabwo isi yigeze mu mudugudu aho umuntu ashobora kuba hashaka byoroshye nk'uyu munsi umva iyi nkuru ku isi hari abantu miliyoni 130 bavuga ikidage ntabwo bitangaje kubera ko ubudage buri mu bihugu bya mbere bikize ku isi kikaba igihugu cyuzuye amahirwe y'imibereho kuri bose mu nzego zirimo za tekinike ubuvuzi kwakira no kwita ku bantu uburezi butangwa ku buntu ku bantu biga mu kidage n'andi mahirwe atagira ingano wowe ntabwo uri muri aba bantu bavuga ikidage kubera ko utaramenya Der Sprachenhub uko utamenya kwawe kurangiriye aha Der Sprachenhub ni German Language Academy ishuri ryigisha ururimi rw'ikidage mu buryo bugezweho hakoreshejwe ikoranabuhanga kubifuza kujya gukora kwimenyereza cyangwa se kwitoza umurimo gutura cyangwa se gutembera mu bihugu bikoresha ururimi rw'ikidage kuminuza cyane ko abiga mu rurimi rw'ikidage bigira ubuntu mu Budage bigisha ikidage mu byiciro bitandukanye amasomo atangwa mu gitondo nyuma ya saa sita nimugoroba no muri weekend aya masomo kandi atangirwa no kuri internet cyangwa online aho ushobora kwiga igihe icyo ari cyo cyose aho uri hose nta bantu nzi bigisha ururimi rw'amahanga vuba kandi neza nko muri Der Sprachenhub bafite gahunda zitandukanye zifasha ababyifuza kujya kwiga no gukorera mu Budage hibandwa cyane ku kwiga imyuga ikenewe cyane ku isoko ry'umurimo mu Budage no mu bindi bihugu bikoresha ururimi rw'ikidage nk'Ubusuwisi Autriche Luxembourg n'ibindi iri shuri rikorera mu mujyi wa Kigali ku Kimironko hafi y'umurenge ku muhanda nimero KG rimwe Street 12 hamagara 07 90 13 98 22 isi ntabwo ari itera imbere nimwe muyiteza imbere Der Sprachenhub Yes, twongeye kubasuhuza abakurikiye Karegeya Omar Pano twizere ko mumeze neza cyane twizere ko ari impagarike n'ubugingo yego cyane rwose Karege yes wiriwe neza suze n'abadukurikiye mu kiganiro cyacu kuri Karegeya Omar Pano umwuka umukuru w'igihugu muri studio zanyu uracyahari cyane uza abantu bari bahuzuye nimugoroba bagira ngo nasohoka bamupepere ariko amanyakuri nuko studio twari twazimuye yego studio twari twazimuye tumusanga aho akorera ijabiro kabisa hanyuma
kubera ko iwacu mu kazi harimo indi mirimo byabaye ngombwa ko twimura studio kandi studio zirimuka, ibyo ni ibisanzwe. Yego. Ubu na setup yari fresh cyane rwose. yari fresh. So ni ikiganiro twabonye ku munsi w'ejo, bamwe bari batangiye bashyiramo amakuru avuga ko gishobora kuba igihuha bitewe n'umunsi wo kubeshya. Ariko tuza gusanga koko ari ikiganiro gihari. Ni ikiganiro navuga ko cyagenze neza muri rusange, ariko kandi nawe uba wagikurikiye burya imetero ntizibura cyane. Kandi naraye nkisesenguye na Oswakimu yavuyeyo, turongera turanagisesengura. Nawe kuvuga ko byagihuha ni gahunda yari imaze igihe, cyateguye iminsi. Ntabwo ikiganiro n'umukuru w'igihugu wagitegura umunsi umwe cyangwa ibiri. Wenda ikitarabaye kubimenyekanisha byaje nyuma, ariko imyiteguro yari imaze igihe. Rero ntabwo cyari igihuha ngo ni umunsi wo kubeshya kandi byabaye. Uravuze uti twari tugisesenguye na Oswakimu na Mahire, ni nawe wakiyoboye ari kumwe na Aisa Kiza, umunyamakuru wa Royal FM. Ni ikiganiro nyuma y'imyaka 15 umukuru w'igihugu yarakoze, nubwo yaherukaga mu bitangazamakuru byigenga, mu gitangazamakuru icyo ari cyo cyose kigenga cyane mu Rwanda imbere. Yego. Ariko ibyo byose nyine nk'ibyo navuze, nti imetero ntibura, wenda mpereye kuri format y'ikiganiro. Akaba ariho mpera. Urakoze cyane. Iki cyambere nashima ni uburyo umukuru w'igihugu yemeye ubutumire bwacu nka TV10, Radio TV10 na Royal FM, kumva ko mu mateka y'u Rwanda umukuru w'igihugu yari amaze gukora ikiganiro kimwe mu bitangazamakuru byigenga. Ntabwo bavuga ngo umwuka wari mwiza cyane, wenda usibye kuba atabona umwanya cyangwa se n'amaradiyo n'ibigo byigenga by'itangazamakuru byigenga ntibimutumire, cyangwa se abajyanama bakamubwira ati bakaba bamubwiraga ko wenda igitangazamakuru cya leta ari cyo cyonyine kigomba kumwakira. Ariko nanone ikindi gitangaje ni uko nkatwe Radio TV10 mu myaka 20 duherutse kwizihiza mu kwa kabiri kurangira, umuyobozi mukuru wa radio na TV10 Eugene Nyagahene, mu byo yatutangarije nk'abanyamakuru be n'abanyarwanda, yavuze ko kira kigo cy'itangazamakuru cya mbere kigenga cyavutse mu Rwanda, cyavutse kuri initiative y'umukuru w'igihugu. Muri 2004 ubwo cyavukaga, umukuru w'igihugu niwe yavuze ati ariko se ni gute twagira igitangazamakuru kimwe, mwebwe bakanaka avugamo na Eugene, kuki mudatangiza ibitangazamakuru byigenga? Hanyuma urumva rero inama y'umukuru w'igihugu yagomba gushyirwa mu bikorwa, Radio DC iravuka. So rero urumva ibyo byaba muri bimwe mu byabaye motivation, nko kumubwira ati cya kigo cyavutse ku nama watanze kimaze kuba ubukombe, kandi kuba ubukombe ni ukwakira ubundi bukombe. So urumva rero ubutumire burakirwa bica mu nzira zose zishoboka, ariko rwose ntabwo bishatse kuvuga ngo muri make reka mbivuge, ntabwo umukuru w'igihugu kuri Radio DC ntabwo ari umushyitsi, kuko iriho ku gitekerezo cye. Iyo atabivuga hagomba kuvuka izindi zifite andi mazina. Urabyumva? Aho rero ni ngombwa guhesha agaciro igitekerezo cye cyatumye iriya radiyo ivuka. Icya kabiri, guhesha agaciro itangazamakuru ryigenga. Nubwo batabimubajije, urebye muri iyo fomati, ntabwo icyo gihe nari mpari atanga icyo gitekerezo, ariko icyari kibyihishe inyuma ni iki? Ni uko igitangazamakuru kimwe
gishobora kukwereka umurongo umwe, either ibigenda cyangwa se bakakwereka ibitagenda atari byo. Biba bisaba ngo imiti ikora ikoranye, kandi igihugu kirimo amashyaka menshi ntabwo cyabamo radiyo imwe. Niba amashyaka menshi ahuza ibitekerezo, kuki amaradiyo yatahuza mu gutangaza? Igitangazamakuru kimwe gishobora kuba cyakwereka ko ibintu byose twadamaraye, ko muri Nyaruguru basarura amafaranga, amafaranga aramanuka nk'ibitonyaga by'imvura, bwacyo ugasanga bararana n'amatungo n'urugero cyane. Ariko gahunda akavuga ati Rusizi twiteje imbere, twahereye ku igi tugera ku nkoko, tugeze ahameze gutya. Ejo ugasanga wenda ngo ndatanga ingero z'inkuru tuba dukora, abanyamakuru bacu bakora muri Rusizi, ugasanga Rubyiro yuzuye, abantu bananiwe kujya gusarura imyaka yo hakurya ya Rubyiro. Igitangazamakuru kimwe ntabwo cyaba Kamembe ngo kibe Bugarama, kibe Rubyiro, kibe na Nyamasheke. Yego. Ugasanga hari undi mugezi wigeze kuzura, umunyamakuru wacu witwa Jean de Dieu Ndayisaba, ajya ahantu umugezi waruzuye ukukira mu bisheke birarengerwa. Ubwo nyirabyo ntiyabaye akibisaruye, ahubwo abantu ku giti cyabo bakibira, bakajya kujya kubisarura munsi y'amazi. Iyo ntabwo wavuga ngo ikinyamakuru kimwe cya leta cyayikora. Reka Ndayisaba yigeze gukora n'indi nanone mu Bugarama, habo bita ngo ni uguputa umuceri. Guputa umuceri ni handi bamaze gusarura, abantu bakagaruka baje nko kujaga, bagafata umuceri wivanze n'ibyondo bakaronga bakagira gute. Nk'izo nkuru urabizi ko ikigo cya leta kigaragaza ibyagezweho kitayikora. Ni kizira. Ya nyuma y'ejo bundi yagize na impact, ubwo nibanze ku gace k'uburengerazuba, ariko n'ahandi burengerazuba mu amajyaruguru burengerazuba dufiteyo witwa Emmanuel Ndahayo, ukunda gukora ku buzukuru ba shitani n'ibindi bibera muri Rubavu. Ariko ya nyuma ndavugaho niyo Ndayisaba yakoze mu Bugarama, imvubu yishe umuntu. Yishe umuntu uvuye guhinga umuceri, agiye gukaraba, imvubu iramushika, iramukatakata, ijugunye i Burundi. Urumva yaramwangije byo kukwicira mu kindi gihugu. Ijugunya i Burundi, imusanga yirakatakata. Yaje kubona ubutabazi, bagiye kumwohereza mu bitaro bya Université i Butare, agwa muri Nyungwe. Hanyuma Ndayisaba akora inkuru, kora ubuvugizi, kuko imvubu ni inyamaswa birebwa na RGB cyangwa ikigega gishinzwe cy'ubutabazi, Fondo Garanti. Hanyuma inkuru irahita. Ejo bundi haje indi nkuru ivuga ko cya kigo cyagiye gushumbusha, cyagiye gutanga impozamarira kuri wa muryango. Uwo mugabo yari asize Habimana, niba ari Jabiri, niba ari Habimana, bagerageza kubabarira umuryango we, abana asize, abana 8 yari afite, umugore we n'abavandimwe be bose yari afite akamaro kubera iyo nkuru. Ntabwo rero ikigo kimwe cyagenda ngo kivuge ngo dore imvubu yariye umuntu, kigiye no kuvuga ngo dore twafunguye robine, kukavaringa gira inka, gikavaringe ibintu byose. Ngira ngo niyo igitekerezo cyaturutse, kuko igitangazamakuru kimwe gishobora kuguha amakuru meza, aryoshye, ariko hakaba ari n'andi ku muntu ashobora kuba meza aryoshye, ariko akakugumisha hamwe. Ku muntu uri visionnaire rero biba bisaba ngo hagire n'ibindi, kuko n'ibyo byose ingamba zishobora gufatwa kubera ko hamaze kuvuga ati iki gitangazamakuru cyatangaje gutya, reka duhindure ibi. Ariko hari kishobora kutatinyuka kukwereka ibyo ugomba guhindura. Ngira ngo nibyo aho ngaho narimo mvuga ku bijyanye na isano iri hagati y'umukuru w'igihugu na radio DC, itangazamakuru ryigenga. Hanyuma rero uti ikiganiro cyagenze giti. Ikiganiro rero cyari kiryoshye, gikozwe mu buryo bwa burimo nabyita nk'urwenya, gususurutsa, bitandukanye n'abandi bajyaga bakira umukuru w'igihugu, ugasanga ni nkaho bamize CD, ugasanga nyine yafashe ikibazo mu mutwe, yakibaza umukuru w'igihugu, agategereza ko akisoza akazabona kongera kuvuga. Ejo rero Oswakimu na Aisa Kiza bo
ikiganiro cyarimo ubuzima ni ukuvuga ngo niba umunyamakuru amaze kubaza ikibazo umukuru w'igihugu agatangira gusubiza ntago bategereza ngo arangize bakashyiramo no kuba bamwunganira niba hari icyo yibagiwe cyangwa bakavumbura amatsiko niba hari icyo yibagiwe kuvuga kandi bo bashaka ko audience tucyumva bakamwibutsa ati na kino kivuge ko wari wibagiwe iki gutyo cyari kiryoshye ariko difference irimo par rapport y'abari abasanzwe bakira umukuru w'igihugu n'imyaka bari abana bamwakiriye ejo abanyamakuru ntago ari abana mu mwuga ariko imyaka yabo ni bato basaga rwose n'abaganira na anko ariko abari basanzwe bamwakira bakabaganira na grand frère burya rero abantu uko umuntu yaganira na anko we cyangwa anti ntabwo ariko aganira na grand frère na petit frère baganira icyo cyaragaragaye bari bameze nk'abana bari kuganira nyine n'umubyeyi donc babihindura ikiganiro bakajya banamwibutsa bati nyamara nibi iyo ni format hanyuma batumye tumenya byinshi ikindi cya kabiri nuko bari abanyamakuru bakiri umukuru w'igihugu bari bafite intego ivuga ngo ni ibiki byaba bitaravuzwe umukuru w'igihugu yaba ataravuga muri iyi myaka 30 u Rwanda rubohowe kandi na jenoside yakorewe abatutsi hagaritswe noneho bakavumbura ya matsiko kugira ngo avuge ibyo atigeze avuga cyangwa se ibyo yavuze gakeya abyongere batumye rero tumenya byinshi ku buzima bwe muri rusange ndagaruka kuri by'ingenzi bijyanye n'ubuzima bw'igihugu muri iyo myaka 30 mu gusoza ikiganiro kigeze mu bice bya nyuma bamubajije ibijyanye na gahunda dufite yo kwibuka ku nshuro ya 30 jenoside yakorewe abatutsi bati guhagarika jenoside no kuzana gahunda y'ubumwe nuko byagaragaraga ko nibura buri myaka 30 hafi aho haba akantu ko kwisubiranamo cyangwa se ubwicanyi cyangwa se ati rero byagomba kugira iherezo none iyi ni 30 tugiye gufeta abantu batekanye nta mwiryane ntaki ubwo yaheraga 60 avuga ko ahunga n'ababyeyi be ku myaka nk'ine ego bagera mu nkambi za Uganda noneho abanyamakuru bakamubaza ati ubundi iyi gahunda wayitangiye ute yo gushaka kubohora u Rwanda yo gushaka gukora u Rwanda uko turubona ubu avuga ati rero byagiye biza buke ku myaka nka 11 ati nabonaga icyambere yari afite ifoto ye avuka mu bitaro bya Kabgayi muri 57 kuvukira mu bitaro ntago ari iby'uwenze ukabona afite ifoto oya guhura na photographe no kuvukira mu bitaro ntago ari by'umuntu ubonetse wese w'icyo gihe 57 hari n'abavutse 80 batavukiye mu bitaro ati rero ati nkareba ifoto nkabona navukiye mu bitaro hanyuma najya kubona ati bigaragara ko twari tumeze neza ati najya kubona nkabona nubwo nabaga ndi kwikinira agapira ati nkabona bakuru banjye bagiye ahantu gutonda ngo tubone ibiryo ati nkatekereza ati se umuntu wavutse gutya ni gutajya ajya kubona ibiryo atonze umurongo ahabwa ibiryo genda bitekereza urumva ni ko umuntu aba agenda kuri icyo ni kimwe yavuze hanyuma aza kugaruka ku kuntu yajyaga aza mu Rwanda nimugora nabajije Swakimara arakantu Swakima atamumbarije ariko ntacyo yavuze ko muri za 78 kugera muri 80 yajyaga akunda kuza mu Rwanda naha ngaha turi yavuze yahavuzemo mu Kiyovu uvuye mu Kanogo kuzamuka peyaje agategera imodoka ijya Butare akayitegera hariya ku Muhima rompo niho imodoka bazitegeraga hariya ngira ngo biriya rompo yo mu mujyi akajya Butare gusura
akajya gusura anti we anti mu kinyarwanda nibyo navugaga abanyamakuru bisanzuye bagerageza guhugurana nawe bamubwira isano Gicanda yari afitanye nawe avuga ati no ibyo iyo uvuze anti dushobora gukeka ko ari mushiki wa se avuga ati ise wa Gicanda na se wa mama baravukanaga ati mu gifaransa no mu cyongereza ni anti na tante mu kinyarwanda twe tugwita mama wacu sibyo isano iramenyekana ariko akeza bakoze uswa kimwe aramubaza ati se kiriya kiraro cya Nyabarongo cyari gikoze ati byari ibi batucaho imodoka yacagaho bikabombogotana ayo ni amakuru nimwe kuvuga ngo batumye tumenya amwe mu makuru kuba yaje mu Rwanda inshuro 3 kuba azi Nyamirambo azi mu Kiyovu azi none akaba azi ku kiraro cya Nyabarongo cyari kimeze umuhanda w'itaka utaraba kaburimbo akagenda akajya kwa anti we no kuba hari mushiki we wakuriye aho kwa Gicanda ayo ni amakuru abantu baba bakeneye icya kabiri by the way muri kwa gutwara ikiganiro nibaza ko bari abanyamakuru nibo ba mbere batumye umukuru w'igihugu aseka umwanya munini nubwo bamaranye amasaha 3 ariko ahandi ajya aseka rimwe na rimwe agaseka ari we uri gutanga ikiganiro kuko ageze kubisekeje bitunguranye cyangwa bitangaje abantu batari bamenyereye nk'iyari mu nama z'umuryango FPR Inkotanyi cyangwa muri Unity Club ari ajyagaruka ku mateka agasanga nabyo birasekeje abandi bagaseka nawe agaseka ariko ejo abanyamakuru nibo rimwe na rimwe ibyo bamubazaga byahitaga bituma azamura akanyamuneza agaseka ubwo icyo ni kimwe ibyo kuba yaraje mu Rwanda icyo bahiswa kimwe rero batambarije numvaga bakamubaje atari ko se izo nshesha tuwazaga mu Rwanda no gusura umuryango gusa Nyamirambo mu Kiyovu i Butare umuhanda wose umuhanda Kigali Butare bagomba kubaza ati se misiyo yari imwe yo gusura umuryango cyangwa hari nibindi no kureba u Rwanda uko rumeze cyangwa se no kumenya uko rubayeho nago urumva ntago bakimubajije ariko nyine nk'umuntu tuzi background ye n'akazi yakoraga imirimo yakoraga mu gisirikare ntago wabitandukanya kuko burya ntabwo nkuko nawe wajya mu birori umunyamakuru hari umurimo udasigara yego hari n'umurimo ujyamo wari umaranye igihe wowe akaba asigaye kugenda wiyoriyanta ngo uwinjiremo ati nahaje inshuro 3 nihuta arongera ati kuri ntuza avuga muri 90 ubwo urugamba rwo kubohora u Rwanda rutangira ntabwo yari ahari ari ku mashuri muri Amerika hanyuma narwo rutangira nabi ibi nigeze kubivuga ahandi hantu uyu musaza ahantu ibintu bye bikomerera ahantu arenze nakuraye bakubwiye ngo dore wenda tuvuge uri team leader w'abahigi no ikipe y'abahigi igiye mu ishyamba team leader wayo imbogo imujombye ihembe iramunaganitse none wowe bakaguhamagara ukaza bakahita bati hituba team leader uri kureba uri kubona ibyabaye kuri team leader usimbuye ntabwo ari umuntu ubenetse wese atari no kuvuga ngo habayeho ngo gutinda guhangana kugira gute itariki ya 2 twebwe twigogo muri segonderi amakuru yamaze kutugeraho ko wari umugaba w'ingabo z'inkotanyi yamaze gutabaruka undi umukuru w'igihugu nawe ari mu nzira za
ava ku mashuri yivanye nigeze ibyo nakoze ikiganiro mvuga ngo from America uje gutabarira igihugu ahantu uraza wari uri mu ishuri ryiza riri muri Amerika muri interna byose ubibona ariko uje mu ishyamba uje ku rugamba none ugeze hagati umenye ko na rwa rugamba ujeho rwahinduye isura aza yarazi ko rufite undi mugaba ageze mu nzira abona amakuru ko rwahinduye isura umugaba mukuru w'urugamba yatabarutse urumva nawe yagomba guhinduka mu mutwe bashatse n'undi muri icyo gihe atabashije kuboneka aza leta bamubwira ati dore rero umuntu uvuye muri Amerika ugahita uza mu nshingano nk'izo d'abord si nziza ndabizi neza ko ari igihe rwose kuva muri Amerika ku ishuri niyo wabuje hari umwanya baba baguteganyirije mu gihugu ukavuga uti boneke mbanze ndangize ariko we yaje atarangije anaje noneho mu gikorwa cyamaze gusa naho cyangiritse inyuma niyo yajyaga bivuga neza yabyitaga ngo ni ibintu byapfuye urumva umugabo mukuru yapfuye abandi basirikare bakuru irerere bakubwira ati ni wowe mutabazi wa undi ntuza muri ya ndirimbo nkunda kuririmba ya Muyango by the way nayo ejo bayicishije narabakunze cyane bari uburyo muri break muri pause bahise bayishyiraho aho hahandi Muyango avuga ngo akanama yabagiriye nk'inyangamutsindo avuga ati mukinzi w'icyaga arimo amagambo menshi avuga umukuru w'igihugu aremera aratwaza kuko icyambere niba wa mutimurida w'abahigi uwa mbere imbogo imuteye ihembe wowe nkawe ubaye umuhigi kugira ngo usimbure timurida icyambere utekereza n'iki uvuga nti ririya hembe ryiriya mbogo jewe rizamusha ariko ukavuga uti nta kundi ibyo rero ni ibintu bidasanzwe hari ibintu bisanzwe abantu bavuga ariko hari ibidasanzwe buriya baguhamagaye nk'uko bahamagaye Tshisekedi mu Bubiligi ati ngwino wiyamamaze mu ishyaka rya so icyo urumva ko yaje ahera hehe mu matora ya perezida ntiyahereye mu mudugudu ntiyahereye mu ishyamba yaje Kinshasa ugusanga inzu isakaye ikinze ukayitaha ugashyiramo amarangi voilà ngaho rero tandukanye rero noneho nindi usanze yatwitswe ugomba kongera ukayubaka kandi abayitwitse bari hafi ukabuti nzayubaka mpaka urumva ko bitandukanye cyane ako ngako akubwako ni ikintu kidasanzwe kuko usanzwe umeze neza ukabona ibintu hari abagiye bategereza se ko bitungana orwe yaje birimo kwangirika icyo ni kimwe nyuma icya kabiri urumva umwanya wari mutoya kandi koko abanyamakuru bari bagamije kugira ngo tumenye ibitarakunze kuvugwa igitero cya Rowiti zo kwa kabiri icyo cyo nanakizi twarayakurikiranaga inkotanyi zigera ishyorongi uko yasubiye inyuma icyo gihe havuzwe byinshi kuko Savimbi we na Uswa kimwe musubiremo Savimbi yari umuroberi wo muri Angola yego Jonas Savimbi yavuga ati ubwo avuga ukuntu inkotanyi zasubiye inyuma zikajya zakinihira izi nyeshyamba zigera mu marembo y'umujyi zikasubira inyuma ni bwoko ki umusaza mukuru w'igihugu yabisobanuye kandi koko aho kwihuta kumenya ngo ese ubundi Kigali bari guhita bayinjiramo ndabizi ko bishobora kuba byarateye impaka nkurikije ibivugwa hanze bishobora kuba byarateye impaka ida abasirikare barwana abakada n'abandi basivile bari bafatanyije n'inkotanyi impaka byanze bikunze zarabaye ntizabura zo kuvuga ati iriya ni Kigali bamwe bati dukomeze abandi bati tuguma abandi bati dusubire inyuma ntizabura izo mpaka ntizabura yigeze no kukavugaho ako kantu yigeze no kukavugaho aravuga ati byarangoye kubwira abantu ngo dusubire inyuma ariko ejo yabisobanuye avuga ati icyari cyabaye imishyano yari yaratangiye gahunda abanyapolitiki bagomba kuza muri CND kurahira guverinoma y'inzibacyuho ibyo byose bishyirano kandi burya imishyikirano iba mu nyungu z'uwari faible yego iyo hatabaye imishyikirano c'est-à-dire
amahanga na diplomasi za ambasade kwemera ibicano nuko ziba zemera ko wa wundi uri faible ari mu karengane. Naho ubundi yo batemera ko impamvu itumye abaho bati ukubite noneho ahubwo bagashyikira wa wundi mwarwanaga. Imishyikirano ubwabyo yari avantage ku nkotanyi. Hanyuma haba ibintu byo guhagarika imirwano, ceasefire ejo yabisubiyemo avuga ati icyo gihe none iyo habaga guhagarika imirwano wabaga ari umwanya wo kongera kwisuganya, gushaka imbaraga, abantu kurokirita, kwiga, gushaka amafaranga no kuruhuka, byose byarimo. Hanyuma umwanzuro wo kugira ngo ati noneho amahanga iyo baza gukomeza binjira Kigali gutyo, Kigali urabona ko isa naho igoswe n'imisozi. Urenze Shyorongi ugahita winjira mu mujyi gusa, mu Kigali, mu Njari, Shyorongi, Rebero, za Zoko, za Bumbogo, iyo misozi yose utayifite haba harimo risk, haba harimo na risk yo kuvuga ngo urimo hagati no hagati, wawo kugoteramo byagenda biti. Icyo ni kimwe. Icya kabiri ati amahanga yashobora guhita naba bandi bari bashyigikiye ya mishyikirano bari bati dore ba bantu barenze ku masezerano yaho byari bigeze, noneho ya mahanga yose akishyira hamwe agahuza na leta ya Habyarimana ku kwikiza umwanzi. Ubwo na Habyarimana ari gutangira avuga ati sinababwiye dore ntureba yari imibare miremire. Hanyuma hari ibibazo bya mbarigo, ibikoresho, faranga, umwanzuro uba wo gusubira inyuma sous condition namwe nimuhafata. Aho twari twafashe habaye zone tampon, niko ejo yahise nabivuga mu rwenya ati nibwo natangiye kwiga igifaransa ko bahise bahita zone tampon, hariho za gome zaki basubira inyuma. Zone tampon iravuka, nanjye nari inyituriye iwacu kwari ukwambuka akagezi gutya wabagureba hakurya muri zone tampon. Zone tampon aba ari zone itarangwamo imirwano, ititwa ngo ni ya runaka, buri wese yemerewe kuyitemberamo, abaturage babaga bayirimo ariko ari inkotanyi zikaba zemerewe kuhatembera n'inzira guha zemerewe kuhatembera, ariko adashobora kuvugiramo isasu. Banahura abashoboye, ariko abafite imyumvire yo guhura, abafite imyumvire yo guhura, gusangira agacupa cyane rwose cyane abishoboka. Nawo wabaga ari undi mwanya, yari zone yo kuba yaberamo ibiganiro byungura uruhande rumwe cyangwa urundi. Ako nako yakavuze ndumva, kuko urumva icyabaye cyo kwemera gusubira inyuma byari kuvuga ngo nitwavansa Kigali turayimaze iki, Kigali igoswe n'iyo misozi, icyaba byagenda bite. Hanyuma nanone ese Kigali tuvuguruje aho amasezerano yarageze byagenda bite. Abadushyikiraga mu mishyikirano nibabona twaviyoye tutari kumva ibyo bavuga none bakatuviraho indimwe byagenda bite. Aho yasoje avuga ati uko byagenze tugasubira inyuma nta gihombo cyabayemo kuko umusaruro turawubona. So ubwo rero urumva boni content y'ikiganiro muri make hahandi navugaga ngo bagerageje gutuma atanga andi makuru abantu batari bazi, abantu batari basanzwe bazi, cyangwa nawe atarasanzwe atangaza, cyangwa se kubera ko atayabajijwe. Ntago bashatse kwizimba gutinda ku bintu byinshi dusanzwe tuzi. Hanyuma rero ajya ku bijyanye n'ubumwe bw'Abanyarwanda, none hamwe nakubwiraga ngo mu mboni ye yabonaga ko buri myaka 30 byanze bikunze ibintu bikaba bibi. Abati kugira ngo birangire basabye abarokotse jenoside yakorewe Abatutsi gutanga imbabazi. Habaho na gahunda yo guca imanza, ariko abantu bakaba bamwe. Niyo mpamvu noneho iyi n'indi 30 iri clean. Ariko byavuye kure kwigomwa kwabamo. Nibyo njya nkunda kuvuga. Buriya nuko muri loi d'Italien ngira ngo la loi d'Italien nivuga ngo et pour y dans pour dans. Iyo biza kuvuga ngo ijisho rihorwa irindi, twagomba duhora muri cycle yo guhora, ugasanga buri myaka 5 niko akavuga ati igihugu suko cyubakwa rero
abantu bagatera imbere. Hanyuma ageze ahantu ndi butindeho gatoya nanasoza ni ku kijyanye kamere ku bijyanye n'uzamusimbura, kuko impamvu mbigaruye na nimugoroba no mu kiganiro impamo nabivuze, ntabwo nahise nyurwa 100% n'ukuntu, ariko reka yavugaga ati ku cyumweru bari banabimbajije mu kindi kiganiro, icyambere ngewe uko mbibona abanyarwanda bagomba kubimusaba, bahereye ku muryango FPR Inkotanyi aturukamo, bakamusaba ngo gira uruhare mu kutwereka, dufashe kurambagiza uzagusimbura, atange urutonde rw'abantu 5 banyuranye, ariko iwe yamaze kubona ko nibura muri abo 5 bose bafite ubwo bushobozi. Hanyuma hasigare ngo ari FPR yige kuri babandi 5, mu gihe uko manda igenda izamuka hasigare nka 2 cyangwa 3 FPR ihagazeho. Noneho babandi 2 cyangwa 3 FPR ihagazeho ibaha abanyarwanda, ariko barambagirijwe. Kubera ko icyo mbibonamo nuko ibi bintu ubona uko igihugu gihagaze gutya cyaravunanye, by the way cyane cyaravunanye. Asimuwe n'umuntu nkuko Musafaziri yakundaga kuvuga ati ntago twafata igihugu ngo tugihe ibirura. Asimbuwe n'umuntu utari recommandable, utizweho neza, ibigasubira inyuma. Kimwe nuko anasimbuwe bitunguranye, nabwo ntiwapfa kumenya, wasanga abantu bavuga se ni kanaka uhiteguye ninde, ubishaka ninde. Ntabwo ubishaka ariko anabishoboye. Wanyumvise? Iyo umwanya udahagije ngo ufite ubushake bwabyo babige n'ubushobozi bwe, icyo gihe byashobora kuba kandi ku mukuru w'igihugu wagize uruhare mu kugira ngo igihugu kibe gisa gutya, hagize ibisenyuka aho yaba ari hose, yaba ari muri pension, yaba ari hehe, ntabwo yakwishima, byamubabaza cyane. Si bya bintu twabwone nuko bibaye, urabyumva? Niyo mpamvu agomba kugira uruhare, mu gushakira umuntu mu kurambagiza. Narambagize wenda ahitemo benshi, FPR izahitemo bake, abanyarwanda bazahitemo umwe. Babyumvise ako kantu. Hanyuma rero we akavuga ati bamaje ati se urabizi baswakima bamaje ati se umuntu wazaza agakora nkawe rwose, avuga ati rero mu kinyarwanda cya kinyarwanda koko ati nta muntu usa n'undi, nta muntu ukora nk'undi. Nawe pe arongera n'ababwira ati ngewe nabyinshi bikorwa hano, hari ibitekerezo byaturutse ku bandi, nkahabwa credit yuko ari ibyanjye nk'uwatanze umurongo nk'uwabikurikiranye. Ati ariko byinshi bituruka mu bandi. Hanyuma akavuga ati rero hashobora kuza undi akabikora ukundi, akaba yanarenza ku byo nakoze ariko atabikoze nkanjye. Icyo kirashoboka. Ahantu yavugaga ati abantu bagerageze kwikuramo, kwizirika ku mateka y'umuntu, atari umuntu waba ufite amateka atanoze cyane, atari ko yagera mu bintu runaka akaba yanoze ibintu. Aho rero nibwo navugaga nti nabyo ni ukwitonda. Niyo mpamvu abo bantu bakagombye kumenyekana kare, kurambagizwa mbere, bakigwaho, kuko buriya kugira ngo umuntu niba wenda mu mateka ye hari aho yigeze kurangwa n'ikene wabo n'urugero, ugasanga undi mu mateka yigeze kurangwa no kutita ku bintu, ugasanga mu mateka yigeze kurangwa n'akarengane, ugasanga mu mateka yigeze kurangwa no kurya indonke cyangwa gufata iby'abandi. Uwo muntu birashoboka ko amateka yahindura we ku giti cye, ageze ahantu runaka kubera umwanya. Yego. Ariko byagorana kwizera ko uwo muntu niyo mu mateka yarihanganiraga akarengane, ko naho yakomeza kukihanganira. Hashobora kuza abandi bakora kwa kundi we kera yakoraga, we atakibirimo, ariko ntabashe 1 kubamenya, 2 kubacyaha, 3 kubihanga. Donc babisaba ngo we ashobora guhinduka nkawe, umuntu personnel ashobora guhinduka, ariko abakora nkawe nkuko yakoraga kera akabihanganira,
ubundi ibintu ntibigende neza. aha Wabyumvise? Umuntu ashobora guhinduka kubera umwanya agezemo, kubera birumvikana, ariko se kuzabasha gucyaha wa muntu utangiye kuzana ikene wabo n'ikimenyane, nawe wenda kera warigeze kubibamo, ashobora gusa naho ahumiriza wa muntu akamenera hehe muri cya kene wabo, bwa bumwe bw'abanyarwanda ntibugerweho 100%. Aho rero niho bisa naho bigoraniye. Hanyuma rero u Rwanda nifuza rwose, Rwanda yifuza, hari byinshi Rwanda rubanye, abanyarwanda babanye, ariko hari ibiri tekinike. Yavugaga ati se koko bamazaga ati u Rwanda nyuma shaka u Rwanda rumeze rute, u Rwanda tutajya kwivuza mu mahanga. Ati umuntu aritsamura akajya mu Buhinde, undi akajya mu Bubiligi, undi akajya muri Turukiya. Se ntabwo twagira u Rwanda tubasha gukemura ibibazo by'ubuvuzi n'ibindi by'ubuzima, iby'uburezi. U Rwanda rubasha gukemura byinshi mu byo abanyarwanda bakeneye. U Rwanda rero urumva ko ni rwiza, rwaba rutengamaye, rwaba rutohagiye, ariko rufite uri ku isonga, kandi bisubiye inyuma ntabwo yaba ari ntuzo, ntabwo yaba ari amasaziro meza ku babiharaniye. yego nawe ari ku isonga. Ubwo rero ni ukuvuga ngo icyashoboka cyose ni uguharanira ko nta cyasubira inyuma, twakomeza tukarenga na hano. Urumva rero ko ikiganiro urumva cyatumye cyarimo ubuzima. Iyo mvuze ngo kirimo ubuzima, hari igihe ujya kumva hari interview ziba question réponse ubona birimo umugaga, ariko kiriya kiganiro cyo cyarimo guseka, guhugurana, kunganirana, abantu benshi, kuko cyagifunguye. Noneho abantu baranabaza nari nibagiwe akantu. Abantu bahamagaye harimo umwana ukina, umwana witwa Gilbert, umufana wa Arsenal nk'umukuru w'igihugu. aho niho nari ngiye kugera. Amwibutsa abakinnyi 11. Ngenda banza mvuge ku wundi wavuze nyuma, amubwira ati wigeze ugeraho ucindika intege imbere y'ibikwazo ugashaka kuba wabivamo. Ngira ngo ni nkuko cyasaga nkaho kibajije. Yego. We mu gusubiza avuga ati ubundi iyo ugabije gukora ibyiza, ufite intego, ntabwo ubona ibikwazo mbere. Uratangira niyo byaza bikazazamo hagati, ariko ubibonye mbere ntuba ugitangiye. Kandi ukamfashije cyane. Udashika intege. Wowe yamubwiraga ngo iyo wahuraga nta na rimwe wigeze utekereza gucika intege ngo uve mu bintu. Ati oya, ibikwazo nta gihe bitabaho, kandi koko n'u Rwanda nubwo nuko rumeze gutya n'ibibazo biracyahari, ariko ntibyakubuza gukora. Wenda ibibazo byaza mbere ukiga uko uhangana nabyo, cyangwa se bigatuma uyamanika, ariko wari watangiye. Ushobora gutinya urugendo rw'ibirometero 30, utangiye gutekereza nta essence, abapolisi baramfata, ukagenda wacika intege uvuga ngo harimo abapolisi na za Sofia, ukaparika urugendo nturukore. Yego. Ariko nanone iyo ubaye optimist, ukavuga uti urugendo reka ndukore, nimpura ibikwazo ndahangana ndabifacinga, ndashaka abantabara, ukagenda igikwazo kikaza ugeze ku kilometero cya 28, ushobora no kuyiparika bya bindi bibiri ukabigenda n'amaguru. None se iyo ucitse intege mbere bya bindi 28 wari kubigenda, cyangwa se ugahamagara wari ugiye kureba mukahahurira, akagusanga kuri 28 mu gihe atari kugusanga hahandi muri zero. Ako kantu kanyubatsemo ukuntu, urumva kanyubatsemo ukuntu. Try and fail. Yes. But don't fail to try. Yes. Gerageza, kuko byanze bikunze ibikwazo bishobora kuza ugeze hagati. Aho ubundi nta kintu wakora ngo gishoboke wabanje gutinya mbere, watinye kugitangira. Ujya uragitangira, ibikwazo bikaza, ukicara ukareba uko ubikemura. Umunyarwanda yaravuze ngo ntayitinya itarungurutse. Aha, ubwo waruvuze kuri uyu asa nkari we wa nyuma, ariko ari n'umwana ngeze mu babajije ibibazo, mu bahamagaye. Mbere yo ndayo kuvuga kuri uyu mwana wahamagaye, hari n'undi wavuze ikijyanye n'umukuru w'umudugudu. Hari umukuru baravuze ati dore nyakubahwa mu gihugu harimo abakuru babiri, umukuru w'igihugu n'umukuru w'umudugudu. Ariko wowe ugera ibukuru, uba ibukuru, utuvuganire
ubukuru bwacu natwe ntabwo mbese yashaka kuvuga ati abakuru b'imidugudu ntabwo bahembwa babayeho bateye ibintu nk'ibyo ni nk'aho aricyo yashakaga kuvuga kandi koko ni aricyo yashakaga kuvuga ariko nibyo ngira ngo yamusubije wenda ko hari ikigiye kureba ikijyanye no gufasha impano cyabajwe n'umwana w'umufana wa Arsenal nyine ni umwana n'ubundi yego mu itangazamakuru arazwi njya mwumva aba no mu kademi ka PSG ngira ngo kandi ejo barakaronshinze Nyamirambo ese burya uriya mwana azi gusembura nawe azi gusembura amatsiko kandi rwose afite imbere heza uriya mwana uzi gupanga kabisa ibintu nanabimenye nanakurikiranye n'amakuru ye uriya mwana ateye ukwe kuko akademi akinamo gashobora kuba karajemo ibintu bijya kumera nk'amanyanga yayandi yakuye umukuru w'igihugu mu gukunda siporo ngo ubwo bagomba kuronshinga PSG i Nyamirambo iparektreke coach umutoza yagiye azana n'abandi bantu batasanzwe batamaze igihe muri lokale n'abandi bakinnyi abavuye hehe uriya mwana wahamagaye kuko bamubaje ati baramaje Oscar Kimwe yaramuhamagaye yamubajije ngo warayirebye match ya Arsenal nubwo uyifana kuzi 11 babanzamo warayirebye ni president wakimubajije aha umwana avuga ati reka ngene ifite match yateguraga iyo match yo kuwa mbere ejo kuri Pele Stadium ariko umwana ngo coach mu guhitamo abagenda hagendaga hazamo n'abandi baturutse ahandi umwana bashaka kumusiga avuga ati oya ngewe suko yumvisha umwana ku myaka ye niba ari 12 niba ari 13 Gilbert 14 wanga manyanga mbese bari guserereza Swakimba ati yamubajije ngo ukora iki ngo yiteze ku mwana w'imyaka 14 umwana w'iyo myaka utangira kuri no savuga ati ibi simbyemera akanga ikibi hari abari bagiye gusigara lokale ariko hagiye gupresentwa abandi batabanaga n'abandi muri lokale kwaje ngo ni 15 umwana aravuga ati ahubwo ngira ngo ni 50 ngo ni 15 simbizi bituma rero hagira igihinduka coach asubiramo urutonde ibi bintu impamvu mbivuze bushize nawe bikubwiye tugenda uribuka ibintu bya futu n'indi mikino n'ibindi ari domaine nyinshi zibamo amanyanga na corruption president ngira ngo yarabivuze asubiza mu mushyikirano asubiza ikibazo cya Jimmy Mulisa mbikomoje kuri aka kana gafite 14 ariko katihanganira amanyanga muri industry gashaka kuzazamukiramo mpita nibuka Platini ubwo yazaga muri studio za Radio DC avuga ukuntu nawe yigeze kujya ku rutonde rw'abagomba kujya muri ikipe ya mu mavubi mato bakajya lokale hashize iminsi ngaro kusose hashize iminsi ngaye ngo babazana abandi bavuga ati ntabwo ari mwebwe ni igikomere nubwo we yari afite tara nyinshi agahita ajya mu muziki urimagina icyo gihe nahise mubaza nahise nandikira Nindashimu cyangwa Oscar Kimwe bari bamwakire ndavuga ngo abagenzi be bavuye kuri urwo rutonde badafite ibindi bajyamo ko we wahungiye mu muziki abandi uzi uko bariho atereka ati urubeshi bagiye uburiye urumva n'uwo mwana uriya mwana Gilbert watangiye kwivugira kuri 14 arakumira ko yazaba nka Platini kandi barahari cyane barahari ewewe barahari hari uwo basize ngo muri ntuza ya Bayern ariko ngo bamuhoye ko ijoro rya mbere bababwiye kujya lokali we abanza guca iwabo aza bukeye bati asanga bamusimbuje ayo manyanga urumva ko Gilbert atangiye neza bapare ba Gilbert ndabazi ba Rigani bamuvanye yarari bakomerezeho urumva nk'umwana kuri 14 uvuga ngo gisinemera amanyanga ibi bintu ntago bishoboka kuko yararebaga kareba uyu nuwo mu Nzove uyu yavuye Musanze uyu yavuye Ibumbogo atamuzi muri ya team agasanga wa wundi bamaranye amezi n'amezi muri team ntari ku rutonde rw'abarajya Inyamirambo muri launch ati se nibiki bati ntabwo bishoboka
atera hejuru birangira urutonde warusubiyemo bongeramo abandi kuko ntabwo bari gusibana none wavuye Musanze urumva n'aba Platini ubwo nuko batari bafite amahane nk'aya ka Gilbert ariko ka Gilbert gakomereje ahangaha nibaza ko kakwinspira n'abandi banyarwanda mbitinzeho kubera ko bijyanye n'ikiganiro ari uwo yabazaga nubwo bafana ikipe imwe nawe ntakunda ushobora gusanga nawe yarateye nka Gilbert mu buto amanyanga so numva ngo ba Gilbert habaye ba Gilbert benshi kuri 14 habaye ba Gilbert benshi kuri 14 bazajya kugira 30 dufite igihugu noneho kirenze icyo tubona ubu ngubu kabisa umwana wa 14 ubasha kuvuga ati no ariko dufite ab'imyaka 40 ujya kubona bagapanga imodoka yishyuye transport cyangwa iritse bamuhaye invitation ati tuzajya mu butemberi Musanze yagera ku muryango bavuga ati wowe ntabwo uriho kandi yarabonye ubutumire agahita akazinga igikapu akisubira mu rugo akicecekera ntavuga ati ibyo namanyanga ariko Gilbert we ati ntibishoboka nabimenye ko ejo yakoze agatende Nyamirambo nako mbere yo kubahaguruka bava muri camp bava muri camp bajya Nyamirambo muri launch muri selection y'akademi ka PSG habanje kuba kandi Gilbert yaravuze kandi ubwo yavugaga hari abafite 19 bacecetse we afite 14 urumva ko rero urumva ko abantu batihebye imbere tubafite abantu abo ba Gilbert wenda bazatunganya bazashyira isuku muri siporo buriya Jimmy muri sa cyagiye banamusubiza kuri ya ushaka gusanga iyo suku nkeya yo muri siporo nawe yarayirebereye uribuka ejo bundi ntuza Kenisa avuga ati Gasogi ndayisheshe kubera ko ibi bintu ni umwanda arangije awugarukamo yagomba gutsibara kugeza umwanda uvuyemo abyumva bariya Sadate no hari benshi babirebera kugeza aho umukuru w'igihugu avuga ati ngewe byafutu nabivuyemo kubera nkurikije amarozi iruswa amanyanga si yabivuze mu kirano nase abantu ntibaba barebera bakuru hari ubifitemo inyungu ariko se utabifitemo inyungu arabyumva arabibona akicecekera akemera ko bibubaho ntabwo twakomeza gutyo hazamurenganya Karege nyemerera duhinira aha ngaha ahubwo tubwira abadukurikiye ko amakaro meza ni ku Ikaro Plus gypsum bafite n'ayitwa Crown Crane nayo n'ubundi bwoko bw'amakaro aho rero ni i Remera mu Giporoso imbere ya gare uciye munsi ya station ukatiye munsi ya station itubona inzu yitwa Ikaro Plaza mu minsi ya vuba turaba dufite tuberekana ka video k'ibikoresho bya Ikaro Plaza mwabahamagara kuri 0783 250 46 kandi bakagutwaza aho waba ujya hose Jean Marie ntiyeruka kumuvuga nimero ye ntago meruka kwivuga yego nimero ye ni 07 yes wamutuma guhaha wamutuma kuzana umwana wamutuma kuzana umushyitsi wamubwira akagutwara ujye umuhamagara kuri 0782 yego 56 01 10 so nabandi kandi abadukurikira tugomeje kubifuriza ibihe byiza ku cyumweru tuzatangira icyunamo kwibuka imyaka 30 abantu bagaruka tuzongera tugaruke kuri byabihe tunareba ngo tugeze hehe ejo hari akantu umukuru w'igihugu yakoresha avuga ngo ureba aho uva ukareba aho uri ukareba naho ugana umaze kumenya ngo wavuye he bituma uhita ubona aho uri none bigatuma ufata ingamba zaho ugana rero ni amagambo meza y'umukuru w'igihugu ariko nk'uko nabaswa kimwe babimubwiye turizera ko ibiganiro nk'ibi bizakomeza no mu bindi bitangazamakuru byigenga ndabizi ko icya leta cyo ni nko mu rugo ariko mu byigenga nakomeze uburyohe pe n'uburyohe kabisa so Karege ndagushimiye rero kuba udufashije ntago muyango twamuvuze izina gusa wavuze ku indirimbo ye igitero cya kane urakibuka
ku mukarago. iyo ngabiye Imana yahaye u Rwanda ibihugu by'amahanga byararondogoye bikubarira iminsi sibo baruguhaye abanyarwanda twese turi inyuma yawe. Ni igitero cya nyuma. Umukarago wa gatatu uvuga ngo bikubarira iminsi sibo baruguhaye abanyarwanda twese aho urukomora harahari turi inyuma yawe. Uzongera kumbaza? Asante sana, mwakoze cyane. ahubwo haraburamo ubururu. Uburabe komande mu ruganda rw'Inyanza irahari. Umutuku, umweru, nta kibazo. Oya komande iri Inyanza. Asante sana. Asante.